turabasuhuje. Iyi ni Blessed One TV. Mu by'ukuri Imana ni umubyeyi kandi Imana ikunda abantu baharanira kuba intwari mu byo bakora. Imana ikunda abantu baharanira umugisha w'abandi ndetse no gufasha abandi. Mbere yuko Imana igushigikira mu mirimo yawe, ibanza kwitegereza umutima wawe, ikawureba ikabona ko uri mu nyungu zayo, ikareba imikorere yawe numara gutabarwa, ikareba ko biri mu nyungu zayo. Imana itabara umuntu ikamugira neza, ikamuha ubutunzi mu nyungu zayo. Murabyibuka Imana yaratubwiye ngo muri umunyu w'isi. Mu yandi magambo, tukwiye kuba beza, Imana ikatubonamo abambasaderi beza, Imana ikatubonamo iby'agaciro ku buzima bwacu. Mbere yuko Imana igushigikira, ibanza gupima ibiro byawe ikareba ko bishitse. Mbere yuko Imana igushigikira, ibanza kureba ko wowe ubwawe mu kugutabara, mu bukire, mu butabazi Imana izaguha biri mu nyungu zayo. Imana ntabwo itabara umuntu uzishongora ku bwoko bw'Imana. Imana ntabwo yaguha ubutunzi, ntiyaguha imodoka uteganya kuzatera abantu ibyondo. Imana ntiyaguha imodoka ushaka kugira ngo se wanyu, bene nyoko cyangwa se inshuti zawe, babandi batakubereye beza batandukanye hirya no hino, ngo ubishongore hejuru. Hari ibintu bituma Imana idatabara umuntu, hari ibintu bituma ubutabazi bw'Imana butinda. Aha nakuzaniye ikintu kimwe rukumbi umukristo wese yabasha gukora akaba umukire nta kabuza. Ikintu kimwe rukumbi ku mukristo asabwa akaba umukire nta kabuza. Nyemerera ukande subscribe hasi, nyemerera ukande kuri share ndetse na comment zawe, birakenewe kugira ngo dukomeze tugendane nk'umuntu umwe kandi Imana iguhe umugisha. Mu by'ukuri ikintu cya mbere ntarakivugaho, Imana idusaba ko tuba mu mwuka. Ijambo ry'Imana riti nimushakashake ubwami bw'Imana, ibindi byose muzabyongererwa. Ijambo ry'Imana riti nimushakashake ubwami bw'Imana, ibindi byose muzabyongererwa. Mu by'ukuri iri jambo riruzuye kandi ryuzuye ukuri. Intambwe ya mbere umukristo akwiriye gutera ni ugushaka ubwami bw'Imana. Ariko ntaragera muri cya kindi kimwe rukumbi umukristo akwiriye gukora, ndagira nkubaze, mbese ni iyihe ntambwe ukwiriye gutera? Ni ikihe kintu ukwiriye gukora? Mu Migani 20 umurongo wa 30 n'uwa 31 havuga amagambo akomeye cyane ngo nta bwenge, nta buhanga ndetse nta n'inama byabasha kurwanya Uwiteka. Ifarasi irindirijwe umunsi w'urugamba, ariko kunesha guturuka ku Uwiteka. Nta bwenge, nta buhanga ndetse nta nama byabasha kurwanya Uwiteka. Ifarasi irindirijwe umunsi w'urugamba, ariko kunesha guturuka ku Uwiteka. Imana ishimwe. Aha bivuze iki? Bivuze ko ubwenge bw'umuntu, inama z'umuntu, ubuhanga bw'umuntu, ibyo byose ntibyabasha gukora Imana itabishigikiye. Imana itagushyigikiye nta kintu na kimwe wabasha kugeraho. Niyo mpamvu ushobora gusenga imyaka 10 ufite isezerano ry'ubutabazi, ariko imyaka 10 ukayisenga bitarakunda. Mbere na mbere dushaka ubwami bw'Imana, ibindi byose dukeneye dushaka tuzabyongererwa. Imana ishimwe. Ushobora kwibaza ngo mbese iki umuntu akwiriye gukora? Ni iki umuntu akwiriye gukora kugira ngo abe umukire, abe umukristo w'umukire nta kabuza? Niki gikurikira kugira ngo ube umukire nta kabuza, Imana igutabare ikugire neza? Nuko ukwiriye kuba umwizerwa mu bwami bw'Imana. Ukwiriye kuba umwizerwa mu bwami bw'Imana. Ukwiriye kwereka Imana ko waba ambasaderi mwiza w'ubwami bwayo. Ukwiriye kwereka Imana ko waba umwizerwa aho yagutuma. Ukwiriye kwereka Imana ko waba umunyu w'isi aho yagutuma. Ese
ese ni gute waba umwizerwa ukaba umwizerwa n'Imana, Imana ikakwizera? Ikintu cya mbere cyatuma uba umwizerwa ni gukiranuka. Twabivuga kwirinda ubuhemu, kwirinda umutima mubi, kugira umutima usa n'Imana, kugira umutima usa n'uw'Imana, kugira umutima Imana ishaka. Mu gusenga kwawe, mu mikorere yawe nk'umukristo, ereka Imana ko mu butabazi izaguha uzagira neza benshi. Girira Imana, ereka Imana, izeza Imana, izamura icyizere Imana ikugirire icyizere ko uzaba umuntu wo kuzagaburira abarwayi kwa muganga. Zamura icyizere Imana, uyizeze ko uzaba umuntu utazirukana abaza gucumbika iwawe mu gihe yaguhaye inzu. Zamura icyizere, wereka Imana ko utazaba umuntu wo gutera abantu ibyondo mu gihe Imana yagutabaye. Ereka Imana umutima mwiza wo kutazihorera kuri babandi bagukomerekeje. Mu by'ukuri umuntu aca mu bikomeye, agaca mu bikomere bitandukanye, agaca mu ntambara zikomeye, inshuti n'abavandimwe bakamutererana, mbese akabaho yarakomeretse afite ibikomere bikomeye cyane. Ariko ndagutangariza ngo fata umwanya wereka Imana ko ibiro byawe bimaze gushika. Fata umwanya wereka Imana ko umaze kuba ushitse by'ukuri. Fata umwanya wereka Imana ko mu butabazi bwawe umugore wawe atazageragezwa. Fata umwanya wereka Imana ko mu butabazi bwawe abana bawe batazageragezwa ngo bakubone utaha wasinze wayamariye mu nzoga. Ereka Imana ko uri umwizerwa. Tangira uzamura icyizere, tangira uzamura imbaraga z'umutima muri wowe. Imana ikugirira icyizere, ibyo bizagufasha kandi Imana izakora ibikomeye ku buzima bwawe. Reka ngutangarize ko ubutabazi bw'Imana bwihuta cyane iyo imaze kukugirira icyizere. Imana ntabwo yanga ko abantu batunga. Imana ni umubyeyi. Imana ntiyanga ko abantu batembera bakishima. Imana ntiyanga ko watemberana n'umugore wawe ukamugurira ka fanta agaseka. Imana ntiyanga ko warihira abana minerivare, ahubwo ishaka kugira uzakore nk'ibyo, ariko kugira uzabikore nuko uba umwizerwa. Niyo mpamvu abakristo igihe kinini tumara mu butayu dutegereje ubutabazi bw'Imana. Tuba twarageze muri wa mwanya wo gucurwa nka zahabu ica mu muriro kugira ngo izabe zahabu nzima. Ereka Imana ko wamaze kuba zahabu nzima. Mu gusenga kwawe gerageza uhindura isengesho, gerageza uhindura uburyo bwo gusenga. Bwira Imana, uyibwire ngo wa Mana we, ukoze iki ukampa amafaranga, nyamara hari abo nagira neza. Ukoze iki ukampa amafaranga, natabara benshi. Ukoze iki ukampa ubushobozi, nagemura abarwayi kwa muganga. Mbese gerageza ube mu bwami bw'Imana, noneho wubake icyizere, ube umwizerwa imbere y'Imana. Gerageza ugire umutima mwiza usa n'uw'Imana, ugire umutima mwiza wo kuzabara abaguhemukiye. Ntuzatekereze ko kubona imodoka wabatera ibyondo cyangwa se wabishongora hejuru. Uwo mugambi Imana ntabwo iwushyigikira. Imana ni umubyeyi. Imana ikunda abantu bagira umutima wihangana. Imana ikunda abantu bagira umutima mwiza. Imana ikunda abantu bagira umutima ubabarira abandi. Imana ikunda abantu bumva muri bo bababarijwe n'agahinda k'abandi. Imana ikunda abantu bikorera imitwaro y'abandi. Shaka uburyo uzamura urukundo rwawe muri wowe mu bantu, uzamura urukundo rwawe mu bantu b'Imana. Imana ikugirira icyizere, ibone ko niguha ubwo bushobozi uzabugeza ku bandi. Zamura icyizere cy'Imana. Imana ikugirira icyizere, kugira umwizerwa, kugira ambasaderi mwiza. Nimara kugira ambasaderi nta ambasaderi ujya ahantu igihugu kimwohereje ngo agende amara amasa bamushakira imibereho, inzu yo kubamo, ubushobozi, akabaho neza. Ngaho ibaze, Imana yakubonye ko ugomba kuba ambasaderi w'ijuru. Hari ubutabazi Imana igushiramo, hari ubutabazi bw'ibyiza Imana iguha. Gutegeka kwa 2:24-14 haravuga ngo ntuzagirire nabi
umukozi ukorera ibihembo w'umukene w'umworo, naho yaba ari uwo muri bene wanyu cyangwa uwo mu basuhuke b'abanyamahanga bari iwanyu mu gihugu cyanyu. Ntuzagire nabi abantu nk'abo. Gira umutima wo gukunda abakene, gira umutima wo kumva ufite sympathy, ufite impuhwe zo gufasha abantu. Gira mbese umutima Imana yishimira, ubwo butabazi buzakuzaho. Imana ntizemera ko yagutererana kandi ikubonamo umumaro mu gihe gikwiriye. Imana izagutegura kuba umumaro kandi izaguha ubutunzi. Impamvu ijambo ry'Imana rivuga ko abatunzi bigoye ko bakwinjira mu bwami bw'ijuru ni uguhugira kuri ubwo butunzi bwabo, ugasanga nta gahunda, nta nyungu Imana ibifitemo. Niyo mpamvu Imana ishaka kugira ngo mu butabazi iguha, mu kugutabara kwayo, ube umutunzi unezeza Imana. Imana izakugire neza kandi izagukomereze amaboko. Timoteyo wa mbere igice cya 6 umurongo wa 17 avuga amagambo akomeye cyane ngo wihanangirize abatunzi bo muri iki gihe, bo mu by'iki gihe, kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ngo ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tuyinezererwe. Imana ishimwe ngo tubinezererwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka dusubiremo Timoteyo wa mbere igice cya 6 umurongo wa 17 wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe, kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tunezererwe, ngo tubinezererwe. Imana ishimwe. Muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 9 ngo ariko niba murobanura abantu ku butoni, muba mukoze icyaha, mutsinzwe n'amategeko y'uko mwacumuye. Imana ishimwe. Ariko niba murobanura abantu ku butoni, muba mukoze icyaha, mutsinzwe n'amategeko y'uko mwacunguwe. Imana ishimwe. Imana itugire neza, Imana idukomereze amaboko. Tubonye ko kurobanura abantu ku butoni, iyo urobanura abantu ku butoni nta butabazi bw'Imana ubona. Imana ikubona nk'umuntu uzaba umwiyemeza, umwirasi, kandi Imana ntikunda bibone. Imana yagiye ibona byinshi, yagiriye neza. Satani aragenda aribona, amaze kwibona, amaze kumwibone, Imana imwirukana mu ijuru. Iyo ibonye umuntu ari kwinjirwa n'uwo mwuka w'ubwibone, ntabwo imutabara. Ndakubwiza ukuri, niba uri umukristo, kugira ngo uve muri ubwo bukene, shaka uburyo waba umwizerwa n'ijuru. Shaka uburyo wakwereka Imana ko uzaba ambasaderi mwiza. Imana ikunda gukora ibintu mu nyungu zayo. Imana kuguha nuko kuguriza. Nawe iyo ukoze icyiza uba uyigurije. Bisobanura ngo tangira kugira umutima wo kugira neza, tangira kugira umutima wo gukorera Imana mu mwuka, tangira kuba umwizerwa. Uyereke ko n'imodoka niyiguha utazirata ku bantu, uwereke Imana ko niyiguha iyo nzu utazaba umuntu wo kwiyemera ku bantu. Wereke Imana ko Imana niyiguha icyo kurya uzasangira n'abakene. Wereke Imana ko Imana niyiguha icyo kurya uzagemurira abarwayi. Wereke Imana ko niyiguha amafaranga uzafasha abakene, uzashyigikira abantu bafite ubukwe, uzakora mbese ibintu byose bijyanye n'indangagaciro y'umunyu w'isi. Umunyu w'isi iyo ugeze mu biryo ugashyiramo biraryoha. Ibiryo buryo bitarimo umunyu, usibye kubura uko umuntu agira, ntiyakabiriye. Umunyu w'isi rero ukwiye kuba umwizerwa, ukaba ambasaderi w'Imana. Imana ikabasha kukugira neza, igakora imirimo n'ibitangaza. Wakoze cyane kumurikira, wakoze kumva iyi ngingo imwe rukumbi yo kuba umwizerwa mu by'Imana. Ibyo bifata umukristo bikamugira ukomeye, bikamugira umukire. Kubona Imana izagutabara, ikakubona mu isura, ikakubona mu buryo bwiza bw'ejo hazaza. Imana iyo ibonye izaguha amafaranga ugatangira kwirata ku bantu, ibikuretse gatoya ikabanza kugukakaza, ukabanza ukabyumva. Rero Imana ishimwe ko iyo ngingo tuyumvikanyeho kandi twumvishe ubuntu bw'Imana kuri twe. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagushimiye data mwiza, gushimiye ko utanze ibyo kwera kwawe, uhabwe icyubahiro. Urakoze kubikoze, urakoze kuturengeye, urakoze data nyiringabo kuduhaye uburyo bw'uko twashaka kuba abizerwa mu bwami bwawe. Dushigikire
kandi duhe ubwenge, uduhe gusaba neza no gusenga neza. Izina ryawe Data rishimwe. Urakoze, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Ndabibutsa gukanda subscribe ku nshuti zanjye mwese abazadukurikira. Ndabasaba subscribe, ndabasaba share ndetse na comment, kandi ndabashimira cyane ko mukomeje kunshigikira. Imana ibagire neza, murakoze cyane.